Gukizwa nabi bitera umuvumo. Impamvu iyo ukijijwe nabi, iyo uhuye n'ikibazo, ntabwo Imana igufasha ngo gutere imbaraga. Gukizwa nabi nabigereranya nko kuvomera mu kivu. Gukizwa nabi nabigereranya nko gutera amabuye ugashaka gusarura ibigori. Gukizwa nabi bitera umwaku. Nta muntu ukeza abami babiri. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe cyane. Nizere ko mukomeje kugubwa neza n'impuguro n'ibiganiro dukomeje kubagezaho, kandi nizere ko atari ugufashwa gusa, ahubwo bigufasha no guhinduka ukanahindukira. Nizere ko ibi biryo by'umwuka bimeze neza, birimo kugenda bihindura ubugingo bwanyu. Nizere ko muri kubyibuha kandi muri no gushisha mu buryo bw'umwuka, kubera ko Imana iba yabatekeye ikanabategurira. Nizere ko rero Imana ibarinze. Mboneyeho n'umwanya wo kubashimira ko mukomeje gukora share, mutanga bino biganiro mubiha bagenzi banyu kugira ngo babohoke kandi bagubwe neza, kandi mukomeje no kutwandikira kuri comment. Natwe turabakunda. I love you so much. Nababwiye ko nimenya kandi kantu karengeze aho nzababwira. Ndabakunda cyane kandi niko kuri mu mutima wanjye. Ndabashuhuje rero mwese abari mu Rwanda no mu mahanga, ahantu henshi hatandukanye. Imana ibahe umugisha kandi bishimire. Ndashaka turebe hano n'ubundi muri Zaburi ya 50 umurongo waho wa 16. Ndashaka kubabwira ngo gukizwa nabi bitera umwaku, gukizwa nabi biravuna. Turebe 16. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wifatikanya nawe, kandi ufatana n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rurema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko, ubwo ibyo urabikora. Reka ngarukiriza ahangaha, irubushize twarariganiriye. Ariko umunyabyaha Imana iramubaza iziti, wiruhiriza iki kuvuga amategeko yanjye, ugashyira isezerano ryanjye mu kanwa kawe? Ubwo uri inyanga guhanwa ukirenza amagambo yanjye, uko ubonye umujura wishimira kubana nawe, kandi ufatanya n'abasambanyi, ushyira ibibi mu kanwa kawe, ururimi rwawe rurema uburiganya, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ariko muzi ko muri Bibiliya nta kintu kitahaba, ibintu byose biri muri Bibiliya. Mureke mbabwire, gukizwa nabi biravuna, kandi gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa nabi, impamvu abantu mubona uru rugendo rubavuna, nuko udashaka kugendera mu nzira imwe. Nta muntu ushobora kujya Nyamirambo ngo ajye n'Igikondo ahagire rimwe. Ukuguru kumwe ntiwakujyana Igikondo ukundi ukajyana Nyamirambo. Ntushobora kujya iburengerazuba ngo ujye n'iburasirazuba. Ubanza kujya hamwe, washaka ukajya ahandi. Wiruhiriza iki? Ngo Uwiteka arabaza umunyabyaha. Wiruhiriza iki gushyira isezerano ry'Imana mu mutima wawe? Idefu ugira ngo ni imwe, ngo iyo ubonye umujura ngo wifatanya nawe. Reka tuba ariho duhera. Ndashaka kubwira abantu ngo gukizwa nabi biravuna. Gukizwa nabi ni nk'umutwaro. Gukizwa nabi bitera stress. Gukizwa nabi biragoye. Ntushobora gukizwa nabi aho kugira ngo ukizwe nabi wabyihorera ukabivamo, ukamesa kamwe uti ibi bintu sinabivamo. Ngo iyo ubonye abajura wifatikanya nabo. Meka mabwire, hari umuntu uvuga ngo arakijijwe aranasenga, yaba ari ku kazi haza abantu bamufasha kwiba, cyangwa afasha kwiba bakamuhamwaye akananirwa kuyahusha. Hoya ntanirirwa agira n'umutima uvuga ngo ubundi bareka da, kavuga ati hubwe yaba mwazaga muri benshi. Ibyo bintu biravuna. Uko ubonye abajura
murifatikanya. Niyo ubonye diru iyo ari yo yose idakijijwe upfa gukuramo akantu. Iyo ubonye abajura wifatikanya nabo. Iyo ubonye abajya kwiba urabafasha. Iyo ubonye uko wibisha ikaramu urabafasha. Iyo ubonye uko wibisha, uziko hari umuntu batangaho umugabo ari umurokore bakamuha amafaranga akahagararira ibintu atazi iyo biva n'iyo bijya. Iyo ubonye umujura wifatikanya nawe. Kandi iyo ubonye abasambanye nabwo baje nawe urabafasha no gusambanya nabyo ukabikora. Wicara uvuga nabi mwene so. Mureke mbabwire, ese baroko, mureke mbabwire, abantu basenga bagira iminwa cyane. Nimba hari icyaha kizabajyana ikuzimu ni icy'amagambo. Burya ngewe niyo mpamvu nabimenye kera. Nge mu rwego rwo kwirinda amagambo n'amazima bituma ngira inshuti nke. Yego, kubera yuko kujera inshuti nyinshi ntabishobora, no kugira inshuti nyinshi arigihe ziguteza ibyaha, ngewe hari uburyo nzigabanyamo zikaba nkeya. Nk'ubu ngewe umuntu wajya kundega ngo ngira amagambo waba umbeshyeye, kuko abo tuyagirana ntabo ngira. Abo ngirana nabo amagambo ntabo ngira, n'abo nagirana nabo amagambo ntabo mfite, nta nubwo nabaha n'ikaze n'iwanjye, mu rwego rwo kugira ngo nkontorore ururimi rwanjye, kuko iyo abantu bavuze urashyugunga nawe ukavuga. Ariko ngo wicara uvuga nabi mwene so, wiruhiriza iki gukira isezerano ryanjye ku mutima wawe? Ni iki kigutera guhagarara ukavuga kuri umuntu w'Imana kandi utari we? Ubu mu bantu barindiriye amasezerano ngo izabarengera nawe ubamo. Iyo ubonye abajura wifatikanya nabo, wabona abasambanye nabwo ugasambana. Ngo wicara uvuga nabi mwene so. Uzi ko hari abantu bagera mu materaniro y'abataratangira bakavuga bene se nabi? Uzi ko hari abantu bagira amasengesho yo kwiyiriza ubusa mbere yuko batangira gusenga, aho kugira ngo bature biyeze bagatangira kuvuga nabi bene se? Uzi ko hari abantu bafata ingendo bagiye gusura bene se mbere yuko basenga isengesho ngo Imana izibane nabo, bakabanza gutaramira kuri bene se? Ugasanga noneho wababona mu kazi babuza abakiriya nk'abacuruzi. Umucuruzi wabuze abakiriya kugira ngo azirinde kubw'ururimi rwe, bakishyira hamwe nk'inzoga y'itende bakavuga bahe n'abahe. Wicara uvuga nabi mwene so. Erega kumuvuga nabi wenda abe yarabikoze, ntago wemerewe kuvuga nabi. Wenda ube waramufashe, ntago Bibiliya ibikwemerera. Wicara uvuga nabi mwene so, hanyuma ukabeshyera mwene nyoko. Nimvuga mwene nyoko so mwose ibere rimwe. Burya uriya muntu mwene nyoko yaba uwo mukorana, mwene nyoko yaba umuvandimwe mu nzu y'Imana, muguhuje umuhamagaro, mwene nyoko ubeshyera mwene nyoko. Muzi ko hari abarokore babeshyera abandi? Ntuza yarambwiye ngo wabigenjeje gute? Ngewe mperutse kumwumva avuga gutya na gutya. Uzi ko hari abantu mubeshyera abandi? Uzi ko mubeshyera abandi mugateranya abantu? Ubeshyera mwene nyoko. Nari ifite intego y'ijambo, nashakaga kubaganiriza nkababwira ngo gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa nabi bitera umuvumo. Impamvu iyo ukijijwe nabi, iyo uhuye n'ikibazo, ntabwo Imana igufasha ngo gutere imbaraga. Gukizwa nabi nabigereranya nko kuvomera mu kivu. Gukizwa nabi nabigereranya nko gutera amabuye ugashaka gusarura ibigori. Gukizwa nabi bitera umwaku. Nta muntu ukeza abami babiri. Impamvu kujya mu ijuru ubona bikugoye ni uko ushaka kujya mu ijuru ugashaka no kujya ikuzimu, kandi hose ukagira iyo rimwe. Urashaka kwitwa umukozi w'Imana, ariko kurekura kuba uri umukozi wa Satani nabyo ntabwo bishoboye. Urashaka ko Imana idakora ku ngeso zawe, urashaka ko bakurekera uburenganzira bwawe ngo ntihakagire umuntu kugenda. Gukizwa nabi bitera umwaku. Gukizwa nabi biravuna. Gukizwa nabi birarushya. Umuntu ukizwa kandi akajya no mu byaha ahorana imizigo, abagowe.
wicara uvuga nabi mwene so kandi ubeshyera mwene nyoko. Uzi ko nabonye aho baza kuvuga nabi bagenzi babo bakabanza no gusenga, ariko ubundi musonzwe mu yihefu. Nta kawunga, ni rucakarara, ni imyumbati, ni imituburano. Ifu musonzwemo ni iyi. Ni muri shira umuteto y'ibigori, ni shira umuteto musonzwemo y'imyumbati. Kuko ukaza kuri kamera uje kuvuga nabi mwene so. Maze rero abanyamakuru banjye nabo mbakunda kubibara, mujye mubareka, baje gushaka amafaranga baba barimo baratwika. Ariko reka mbabwire, mujye mutwika muzi ko namwe hari umuriro uzabatwika uhari. Merega umunyamakuru akagushoka ngo banze usenge. Ubanze usengera ubujajwa, ubanze usengera ubusutwa, ubanze usengera ubugambo ko basengera ijambo. Nawe ugasenga, ndagushimye mwami udufashe. Imana igufashe mu guharabika abantu, Imana igufashe mu kubaharamba. Ngo nasambanye na pasiteri. Uratubwira ko wasambanye na pasiteri bitumarira iki? Ngo yanyoherereje message. Uratubwira ko ariko undi wowe uri muzima. Uziko hari amagambo muvuga ukagira ngo mutorotse ibitaro by'Indera mu basazi. Njye mfite umwana wa pasiteri, twararyamanye, icyo gihe abigenza gutya. Ese reka nkubazema, njyewe hari ibintu binantangaza. Iyo uje kuri kamera ukavuga ko pasiteri mwaryamanye, yarakuboshye cyangwa mwarabyumvikanye, hanyuma ukigira umwere ngo baragukomerekeje bagutera inda, niko baguteye inda utateze. Barakuboshye, baguhaye ikiyobyabwenge. Iyo umuntu yari yarahaga kandi uwicaye nabi ababaza imbere, kuki ubundi pasiteri afite kubera iki ari ukorwa n'isoni wenyine? Wowe se nk'umuntu w'umwari uza kuri kamera ngo warasambanye, ubundi uje kuvuga iki? Nibura uje kubibuza abantu ngo ntibazabikore nibibi, uje kubarangira imitego irimo kugira ngo basambane ntibazasambane. Ibyo ni ibiki? Yewe nasambanaga n'abashumba ukanabavuga amazina kuri kamera, ahubwo uri intumwa ya Satani nibagucunga. Urabitubwira ngo bitumarire iki se? Urumva nyine nabagiwe, urumva nyine nabaga mu baririmbyi bi, ariko cyokora murarwaye, muri abarwayi nuko mutanifuza ntimunashaka gukira. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyira mwene nyoko, ku buryo uganira n'umuntu ibintu kuri telefone warangiza ukabishyira abanyamakuru. Nkababajije ifu musonzemo ubwoko bwayo. Uzi ko mbabona nkabona mufite ikibazo, ahubwo bazagura ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Njyewe mfite n'ibimenyetso, reka nze muhamagare mwese mwumva. Alo sheri, ese kutubwira ibyo muganira, kuki utavuga ibyo wavuze wowe? Wari uri mu kinya se? Wari wanyweye urumogi, wari wagiye horo? Nawe ntiwuzuye, nawe nturi muzima, nawe uri umurwayi, uri wo gusengerwa, uri wo gufashwa mu masengesho, nta buzima ufite. Kuko ibintu mwakoranye muri babiri, inzira zose binyuramo. Wari uhumirije se? Nta kintu amariye, ntamfasha kurera abana. Erega umuntu wese iyo yari yajya ahaga. Wowe se wari uzi ko mu bintu ukora hazavamo iki? Erega iyo wasambanye havamo umwana cyangwa sida, kandi ni wiyemeza kuba umusambanyi ukiyemeza kumera gutyo, ujye ubitegesha amaboko abiri n'ibiganza byawe. Bariya batipe mujye mubishinga, bariya ntibajya ku gise, uri kumva? Ntibajya ku gise, ntago babyara. Ninde se uri gutera imbabazi? Ninde ukwitayeho? Uwo uri kuregera se wasanga nawe yarateye inda abantu nk'icumi. Ugukurikiranye wasanga nawe baramukoze nk'ibyawe. Mwabaye wicara uvuga nabi mwene so. Ntago Bibiliya yemerera abantu kuza kuri kamera kuvuga nabi. Ntago ukwiye kuza kuri kamera uje gukubitira abantu mwigunira. Nje kumwihimuraho, ndajya kuri kamera. Wese ubundi ubagiriye kuri kamera nawe bakakugirayo. Wowe se uri intungane? Wicara uvuga nabi mwene so. Biriya bintu ni mu byihane, biriya bintu ni mu bireke.
ngewe natereswe n'umuririmbyi yanterese ari umuhanuzi, ko yaguterese ukemera, se ubundi we wari igiki? Ntiwari umukirisitu, kuki wabikunze? Ko muje guharabika no gukoza isoni? Ntago Bibiliya itwemerera kuvuga nabi bene data, ntago itwemerera kubeshya, nta nubwo itwemerera kumena amabanga y'ibyo twabitse. Maze ejo bundi nibakuniga bakagushyira mu igunira uzize umunwa wawe, bazagusange mu rutoki cyangwa mu ishyamba kubera akarimi kawe ngo waje kuvuga abantu. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Abantu kuki mubeshyerana? Abantu kuki muhimba inkuru? Kuki mwicara ku bandi? Abasilamu, kera nkiri umusilamu, baratwigishije ngo iyo uri kuvuga umuntu uba uri kurya inyama ze, ngo ku munsi w'urubanza, ku munsi wa yaumul kiyama niko babivuga, ngo Imana izabaha imisumari ishyushye ngo zibe kirida imisumari ishyushye ibe kirida, mujye mwihaganyura inyama z'abantu ngo mwariye. Bo babishyiramo imbaraga. Ntabwo ari byiza kwicara ku bantu, ntabwo ari byo kumena amabanga. Haba haguterese, haba hakubwiye ngo iki, haba hakwatse, bose ngo uze kuri kamera uze kubivuga. Ubwo suri bwoko ki? Mwagiye mugira ibanga, ubwo se wowe bavuze ibyawe cyangwa bakamena amabanga y'ibyawe? Hese ubwo iyo ugiye gusebya umuntu w'umugabo ufite umugore, ubuje kubaka urugo cyangwa ubuje kuruhirika, bakazarusenya? Ntirwo muhirika abantu mubahirikisha indimi zanyu. Wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Niryo jambo twasomye ngo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpwanye nawe. Nimwige kuba abantu beza. Ntihakagira umuntu ubabara ku bwawe, ntihakagira umuntu ubangamirwa kuba bwawe. Tuba abantu beza badafite icyo bitwa. Tubiharanire nubwo bigoye, tubishake ku manywa na nijoro. Mbese ngewe mama Charlene, mbeho nta muntu uhangayitse ku bwanjye. Hari abantu bahangayitse ku bwanjye ariko ntigeze nteza ibibazo. Ibyo ni ibibareba. Ariko ku bwawe ruhande ubane n'abantu bose amahoro. Ntihakagira umuntu kwikoma. Tuba abantu beza, duharanire kuba abantu beza. Yego, naho waba ufite audio yabo, naho waba ufite amabanga yabo, wiza kuyamena kuko nta mugisha urimo. Uramena yabo, nawe ejo bazamena yawe kandi akomeye kukurusha. Ubu rero umuntu wese mugirana ikibazo ati nzajya kuri kamera, mwabonye urusesa amanza. Hari ijambo uvuga kuzarigarura bikakugora, kandi uwo muntu uri kuvuga ntago uzi umumaro we. Tugiye gusenga. Imana ibarinde kuba akazuyazi, ibahe kubira cyangwa ibahe gukonja. Gukizwa nabi bitera umwaku. Uko ubonye n'abajura muri fatanya, wabona abasambanyi ugasambana, wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Imana ni kubabarira. Hari igihe bamuzi yuko ubusambanye, gusambana ari cyo cyaha gusa, kwicana ni cyo cyaha. Na bwa bugambo bwanyu, abantu ngo bagiye mu butayu gusenga, aho kugira ngo musenge mukabanza kwicara ku bantu. Ngaho abo batenze, ngaho bagiye mu ntege nke, abafatiwe muri hoteli, ntuza byagenze gute, bagiye kumutereza icyamunara, rya deni ntiyaryishyuye, mukaba mu bugambo. Mwana senga, Imana ikabafata nk'abigeze badasenga kubera kuvuga amagambo. Kandi ngo umunyabwenge yige gutegeka ururimi rwe. Tugiye gusenga. Imana ibababarire, Imana ibeze, Imana iduhe gukizwa ku gato no ku kanini. Mana nyiribihe, ndagushimye kubw'impuguro ukomeje kunyuzamo. Abantu bawe nibakire kandi bakizwe. Abantu bawe nibagubwe neza. Abantu bawe nibezwe kandi batunganywe. Abantu bawe nibamenye iby'ubwere bw'Imana, ubutatu butagatifu, nibamenye ibyo ukunda n'ibyo wanga, nibazibukira ikibi ahubwo bomatane n'icyiza. Ndabasengeye mu izina rya Yesu, imbabazi zawe nizibabeho kandi zibatwikire, cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mbifurije amahirwe masa yo kubana n'Imana no kugirana n'ibihe byiza n'Imana, kandi ndabasaba kugira ngo mukomeze mukoreshe ya mugaburira abantu kuri izi mpuguro kugira ngo bahembuke. Umugisha w'Imana ukomeze ubane namwe, amen.